إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ishimwe ikuzo icyubahiro bya Allah, amahoro n'imigisha bisizikare kwasozereje intumwa n'abahanuzi Muhammad we nabiwe abamukurikiye n'abaza komeza kumukurikira kugeza ku munsi w'ibihembo. Ndabaramukije abanyarwandakazi bo muri hose ku isi, abari mu Rwanda ndabaramutsa cyane, ndanabakumbuye tuzabona ryari Imana niyibizi. Abari hirya no hino ku isi ku mpande enye z'isi mwese ndabaramukije kandi bifuriza amahoro y'Imana mijayo, mbifuriza kubona igihugu cyiza gitembamo amata n'ubuki, ndabifuriza abahutu abatwa abatutsi kubana neza mu gihugu, kubahana kandi kunga ubumwe, twubaka iterambere rirambye. Muri aka kanya ndifuza kugira ngo nganire namwe, hari titre nateguye y'iki kiganiro ivuga yibaza iti ni ukubera iki tuvuga ngo ntibikwiye ko FPR igaburira abanyarwanda ibisharira hanyuma abanyarwanda bakamira ntibacire. Kubera iki abanyarwanda batacira ibirura barimo guhabwa na FPR? Iyi niyo titre y'ikiganiro, nicyo kintu tugiye kwibazaho mu by'ukuri. Ntabatindiye rero niratangiye nibaza ngo kuki abanyarwanda twahisemo kuba abagaragu b'agatsiko gato cyane. Kubera iki twabihisemo? Njye sanga twarabihisemo kuko hari impamvu nyinshi zibigaragaza ko ari byo twahisemo. Icya mbere nuko FPR mu by'ukuri ntago yari ifite ubushobozi yo nka FPR kwigeza ahangaha, nubwo hari abavuga yego yari ifite bagashaka bwaki bayishyigikiye, bayiha amasasu, bayiha byose, ariko mu by'ukuri iyo abanyarwanda batabigiramo uruhare, ari abahutu bari mu Rwanda, ari abatutsi bari mu Rwanda, ari abatwa bari mu Rwanda, iyo batabigiramo uruhare ntabwo FPR yari gutsinda ruriya rugamba. Iyo abahutu abatwa abatutsi bari mu Rwanda batabigiramo uruhare ntago ibyabaye byari kuba. Ibyo byose bafashije FPR, bayibeshyaho, ibashuka, barabyemera, rero barayishyigikira. Ibyo twabihisemo kuko icya mbere twazanye FPR mu by'ukuri tuyigeza mu gihugu, si twese ariko hari abanyarwanda babigizemo uruhare, bamwe barabizi abandi ntibabizi, ariko kubyo nuko nguko bimeze. Hari abayifashije babizi, abandi bayifasha batabizi. Hari umuntu umwe twigeze kuganira arambwira ati amashyaka ya politiki, ariko umaze hari n'iyo umuntu wabikozeho ikiganiro, amashyaka ya politiki yabaye mu Rwanda ntago yabaye amashyaka ya politiki nk'abantu bari bafite intego, ahubwo babaye amashyaka ya politiki ku mpamvu y'umujinya no gushaka ubutegetsi. Nta ntego ihambaye ihamye bari bafite. Rero bemera gushyigikira Karinga, baraza bayegereka hejuru y'abanyarwanda. Ibyo rero bikaba ari ibintu bikomeye. Nge rero uko mbibona nuko twabihisemo, nuko uko tubayeho, uko dutegetswe, uko bimeze, nicyo twahisemo. Ibyo twabihisemo, ingero ziratangwa. Ikizwi rero, ikizwi mu by'ukuri, ikizwi nuko ibiba mu Rwanda by'ubwicanyi, gufunga abantu, guhohotera abantu, kubahungeta, ibyo bakorera byose, hari umuntu umwe ubidukorera. Ni umuntu umwe ubidukorera, noneho uwo muntu umwe akagira inzego yashyizeho zimufasha kubikora. Ni umuntu umwe cyangwa se ni agatsiko? Ushobora kuba umuntu umwe
cyangwa se itsinda ry'abantu bakeya ricakaje amamiliyoni n'amamiliyoni y'abanyarwanda. None umuntu akibaza kubera icyo umuntu umwe, kubera ko itsinda rimwe ritoya rishobora gucakaza amamiliyoni n'amamiliyoni y'abanyarwanda. Iki tukibazeho kubera ko ibyo bishoboka. None twese biterwa n'iki kugira ngo ibyo bishoboke? Biterwa n'iki kugira ngo itsinda ry'abantu bake ribeho n'umuntu umwe rihohotera abantu, ryica abantu, rikanyaga abantu, risenyera abantu, rifunga abantu, ryangaza abantu amamiliyoni n'amamiliyoni? Biterwa n'iki? Ubu se ni ngombwa ko tubanza kwerekana uburyo abantu bahohoterwa? Ni ngombwa tubanza tuvuge abafunze, tubanza tuvuge abambuwe imirima, tubanza tuvuge abahohoterwa, tubanza tuvuge ibyo byose? Ibyo nkeka ko tutari butindemo, nta munyarwanda utabizi. Abacuruza agataro kubera ubukene batejwe barabizi. Ubundi nta muntu, ubundi ninde muntu dore nigeze kubivuga kandi mujye mubitekereza, kubona umudamu yagira umugabo cyangwa atayimujyana umupfakazi ahetse umwana, yikoreye wotameloni 10 cyangwa 20, yikoreye amavoka cyangwa imineke, yikoreye imbuto, avuga ati izi ngizi naziranguye amafaranga yanjye, wenda nahawe na musaza wanjye cyangwa mwene wacu runaka cyangwa inshuti yanjye runaka, kugira ngo mbashe ndebe ko najya nyabyaza umusaruro, byibuze nkajya mbonaho irasiyo yo kurya, nagira amahirwe nkabona nayo kwishyura icyumba mbamo. Ubutegetsi bukaza bukamwambura wotameloni, bikamumenesha ibyo yikoreye byose, bukabijyana. Kandi mu by'ukuri uwo muntu kubikora bigaragara ko bitari bimushimishije. Ni umudamu yikoreye wotameloni, ziramuvuna, ntibyari bimukwiriye, arabikora kubwo kubura uko abigenza kubera ubukene wamuteje, wongereyeho noneho kubimumenesha y'amafaranga yari yabishoyemo yose ayahombe, ntabiriye, agiye kubwirirwa, umwana abwirirwe. Ibyo bintu biterwa n'iki? Kuki abantu tubyemera? Ntabwo rero mbona ko ari ngombwa kubisobanura, gusobanura abantu ibyo byose biba kuko bibaho babireba. Ntabwo ari gusobanura abakangondo ko babasenyeye, si nko gusobanurira uturiye kangondo ko nawe agomba gutegeza ko ejo bazamusenyera. Si ngombwa ibyo kubisobanura. Si na ngombwa gusobanurira abo bafasha ubutegetsi kubikora ko nabo bazabikorera. Si ngombwa kubisobanura kuko niba abikora kubera akazi bamuhaye bazamuhemba, ariko ejo bazamwirukana, cyangwa se n'ubu ngubu biranazwi ko n'ubundi nabo barigiswa cyangwa se bakicwa, barabizwi, ibyo bizwi neza. Ariko se ngombwa kubisobanurira, bakagombye kuba bitekereza kandi ibyo bakagira gute, bakabimenya. Noneho kwibaza ngo kuki abanyarwanda duhora tuvuga ko turenganywa? Kuki duhora tuvuga ko turenganywa? Ni ukuri kw'Imana ihoraho ishobora byose, guhora kuvuga ko tuvuga ko turengana ntacyo bizadufasha. Nta kintu ibyo bishobora kudufasha guhora tuvuga ko turengana. Ahubwo guhora tuvuga ko turengana niko kubwira FPR ko ikora akazi ko intego yayo yagezweho. Guhora turira ngo turarengana. Ibyo ni ukubwira FPR iti bien, turakora neza, intego yacu twayigezeho. Kuko ibi ngibi FPR ikora yabiteguye neza, ibizi neza ko nibyo ishaka, kandi ifite intego yayo, ifite ibyo ishaka kugeraho, kandi ibyo murabibona. Kwirira rero njye numva
hari abiriza abantu basenyewe, bakubiswe, bagize gute, ngo rwose umukuru w'igihugu, ngo rwose umukuru w'igihugu, ngo rwose umukuru w'igihugu. Ngibi ibintu iyo mbyumvishe mba numva narira ariko nkabura uko ngira nkaseka. Umuntu wo gukorera ibintu ni ukwica, ni ugusenyera, urumva gitifu yagira ubushobozi iki bwo kuza kugusenyera inzu ikagwa hasi? Ibyo biranyura ubwenge? Ubwo bushobozi gitifu afite bwo kuza kugusenyera inzu ikajya hasi, ubyiyumvisha ute ku buryo uhamagara perezida wa repubulika ngo naze gutabara? Ibyo bintu murumva mwebwe binyuze ubwenge mu by'ukuri? Nta mpamvu yo guhora turira dutaka tuvuga ngo FPR dutabare, perezida dutabare. Ibi ngibi ntacyo tumaze. Kurira ni ukubwira FPR ko mu by'ukuri yageze ku ntego, ko ibyo ishaka yifuza yabigezeho kandi neza. Noneho kuki abantu batibaza impamvu bameze uko bameze? Kuki abantu batibaza impamvu batotezwa? Kuki abantu batabaza kuki dukorerwa ibi ngibi? Tumeze dutya kubera iki? Dukorerwa gutya kubera iki? Ibyo ngo abantu babe babyibaza. No tuvuga ngo ese twebwe nta ruhare tuba twabigizemo kugira ngo tube tumeze nguku? Nta ruhare tubigiramo kugira ngo dusenyerwe? Nta ruhare tubigiramo kugira ngo twangazwe? Nta ruhare tubigiramo kugira ngo dufungwe? Nta ruhare tubigiramo? Tubitekerezeho, twisubize. Abanyarwanda bose nibo mbwira, ntabwo mbwira umuntu ku giti cye. Ndashaka kugira ngo dutekereze muri rusa, buri muntu atekereze, ariko ibyo bitekerezo twe kubigumana, ahubwo tubisakaze, tubivuge. Kubera iki dukubitwa? Kubera iki twangazwa? Kubera iki twamburwa? Kubera iki tubuzwa gukora akazi? Kubera iki duhinga tukabaha? Kubera iki tudahinga ngo twihaze mu biribwa? Kubera iki tutagira amasambu? Kubera iki tutagira imirima? Kubera iki nta muntu ugira ubutaka? Ibyo abantu bibaza bati kubera iki? Iyo abantu bamaze kubona ibyo ngibyo bakabasha kwibaza ibyo, none bafata imigambi yo kwirwanaho, bakavuga bati kuki tutakwirwanaho? Nta kuntu twakwirwanaho kugira ngo tuve muri ubu bucakara? Nta kuntu twakwirwanaho kugira ngo tuve muri aka kaga? Guhora rero tuvuga ko ducakajwe, guhora tuvuga ko twangazwa, guhora tuvuga ko turenganywa, guhora tuvuga ko mbese dukandamijwe, rwose tuba dutanga amakuru meza cyane, tuba dutanga amakuru neza cyane tuyaha FPR, tubabwira abadukandamije tuti ahubwo bo barakaza, baravuga ati sawa, twageze ku ntego, ahubwo mukomeze, dukomeze tubakande bumve kabisa. Tugomba no gutekereza icyakorwa kugira ngo twigobotere icyo gitugu, kugira ngo twigobotere ako karengane. Twakagombye kuba twatekereza icyakorwa. Kuki twakora iki kugira ngo twigobotere abo dukandamije? Icyo abanyarwanda bagombye kuba bagitekereza. Cyokora keretse niba tutabizi, tutazi udukandamije, tutazi ko dukandamijwe, icyo gihe ngo nta bwenge dufite. Ubwo ngubwo nyine iyo tudafite ubwenge, basi twemere rero ducakazwe. Noneho mu by'ukuri twakwibaza ngo ubundi ibyo biterwa n'iki? Ikibitera cya mbere ni akamenyero ko kuvuga ngo umutegetsi yatuburenganyije nuko nta kundi, ubwo nyine ari ubutegetsi, none se twagira gute? Ubwo nuko nyine twasenyewe amazu, nuko nyine ni ubutegetsi, ubwo niko babibona, barabona nyine ubwo ngoko hano wenda koko amazi yaza akadutwara, ubwo nyine nuko babibona, nta kundi.
ubona tukamenyera ibyo, tukamenyera gucakazwa, tukamenyera gusenyerwa, tukamenyera kwicwa, tukamenyera ibyo. ni akamenyero. Ako kamenyero rero ni kabi, tugomba kukareka. noneho rero icyo tugomba kumenya, twakwibaza ngo ese ubundi ubwo ako karengane katugeraho gaturutse hehe? Tureke gutabaza abatuzanaho, abatuzanira ako karengane. Nta mpamvu n'imwe yo gutaka uhamagara Kagame ngo naza kurenganure, kuko niwe ukurenganije. Ntabwo bishoboka, icyo mukimenye, mucyumve neza. Ntabwo bishoboka ko hari ikintu gitifu, hari ikintu isibo, hari ikintu mudugudu yakora kikamugwa amahoro kitategetswe n'ubutegetsi. Mubishyira mu bwenge. ntabwo mudugudu ashobora kuza ngo asenye inzu yawe. njya numva hari abavuga, hari abamuha amafaranga ntayisenye ko kiri itasewe. ibyo ni uguta igihe. nta mpamvu yo kuvuga ngo none se kuba batashenye iriya urumvuza ko niba yisenye biri kumarira iki? iya mugenzi wawe kuki wibaza ko batayishe? niba nisenyera birakumarira iki? wowe urabizi ko impamvu batayishenyera ko bamuhaye amafaranga, yatanze amafaranga. wowe niho yabonye ngo yatange. ariko si ubwo burenganzira umuntu afite bwo kuza kugusenyera kuko utamuhaye amafaranga abukura he? ko ariko gituma uriya nyine amuha amafaranga ntamusenyere. mwibaze kuri ibi bintu. noneho mureke kurira, mureke no guhamagara perezida ngo naze batabare kandi bidashoboka, ari we wabiteye. ubundi kugira ngo ubutegetsi bukandamiza abantu bihera he? bihera ku muntu umwe cyangwa se itsinda rimwe, bigaturuka hejuru bimanuka. buriya mu Rwanda mu bihe do muhere kuri perezida, kuri perezidansi, mumanuke mugere ku isibo. uriya muntu w'isibo ntafite ubushobozi bwo kwaza kunga kwaka amafaranga y'umuryango atabitumwe n'ubutegetsi. ntashobora kuza ngo agusenyere atabitumwe n'ubutegetsi. ntashobora kubaza ngo mvuye ngo uramucuza ndagufungiye atabitumwe n'ubutegetsi. nta bushobozi yagira bitatanzwe n'ubutegetsi. ntashobora kuza ngo akuvuge ngo kwiyenzaho ngo nta suku ufite bitatanzwe n'ubutegetsi. ntashobora kuza ngo uwo muntu wo muri reveni ntashobora kuza ngo avuge ko utasoze kandi uzi ko wasoze bitakozwe n'ubutegetsi. ntashobora kujya mu mashini ngo asibe, donc asibe nuza yawe yose y'uko imisoro yagenze bitakozwe n'ubutegetsi. nta muntu ushaka gukenesha kubwe bitakozwe n'ubutegetsi. ibyo abantu mwakagombye kuba mubizi mukabimenya. ibyo no kuvuga ngo akabi kamenyerwa nk'akeza, abantu bagomba kubivamo. nta mpamvu n'imwe yo kumva ko akabi kamenyerwa nk'akeza. ibi turabigomba kubimenyera, nuko bigomba kugenda. niba bashaka kutwica bazatwica, niba bashaka kudukiza bazadukiza, niba bashaka kutugaburira bazatugaburira. donc nuko tugomba kumenyera nyine ibyo umutegetsi avuze, iribuza umwami. ako kamenyero ni kabi, kagomba kurangira. ako kamenyero ni kabi, kagomba kurangira. si uko bikwiye kugenda rwose. igikwiye ni iki rero? igikwiye ni ukuvuga ngo oya ntabwo turabyanze. icyo nicyo gikwiye cyonyine, nicyo cyashobora niko abaturage bashobora kwikuraho akarengane. icyo mugomba kumenya ni icyo mugomba kumenya abaturage, abanyarwanda, nuko mugomba kumenya ko ubwo butegetsi bubakeneye kurusha uko mwebwe mubukeneye.
kuko nimwe mu butunze. Icyo mugomba kukimenya, abategetsi batunzwe n'abaturage babwo. Abategetsi, abayobora igihugu batunzwe n'abayoborwa. Abayoborwa nibo bagomba gukora, abategetsi bakabaho. Abategetsi rero icyo bari bashinzwe gukora kwari gukorera abaturage, ntabwo bari bashinzwe kubangiza no kubanyega no kubahungeta no kubagurisha no kubicisha inzara n'ibindi. Ntabwo aricyo cyari ikwiye. Ahubwo umutegetsi yagombye kureba ni gute umuturage yagira imibereho myiza, ni gute umuturage yagira inzu yo kubamo, ni gute umuturage yarya 2 ku munsi, ni gute umuturage yarenza kurya 2 ku munsi akarya 3, ni gute umuturage yagira amazi, ni gute umuturage yagira inzu yo kubamo, ni gute umuturage yaryama kuri matera. Ibyo umutegetsi niwe agomba kubitekereza, akorohereza umuturage kubikora. Ariko biratangaje kuba umuturage atekereza ibyo gukora, abifitiye n'ubushobozi, abifitiye n'imbaraga, akabibuzwa n'umutegetsi. Ibi ntakandaya, nagahomera munwa. Ikishi bera abanyarwanda bagomba gutinyuka. Abanyarwanda bose bakwiye gutinyuka, bavuga bati turabyanze. Muvuze ngo murabyanze, tuvuze ngo turabyanze, nta shiti ubutegetsi bwatumuka. Nigeze kuvuga ku mateka nyakuri batarayatwara, ariko munagiye ikigezo mwakibona nuko udashobora kuba ntibuka titre yacyo. Ariko nigeze gusaba mvuga nti nk'abantu bari hanze y'igihugu basabye inzira wenda nka Kongo cyangwa Abarundi cyangwa aho babona inzira muri bino bihugu bidukikije, bose bakaza bakirundira muri Kongo, bakavuga bati umunsi n'uyu tuzataha iwacu, kandi dufite uburenganzira bwacu. Ninde wabakumira? Yagerageza kubakumira. Abo mu gihugu bavuze bati abantu n'abanyarwanda bagomba kuza, abategetsi babigira bate? Bagiye gufunga Bicahaga, bagafunga Karasira, bagafunga Indamange, abanyarwanda muti mwafungiye iki? Mukajya kuri gereza muti abantu bagomba gufungurwa. Ubutegetsi bwabigenza gute? Bikozwe n'abanyarwanda bose, atari abanyarwanda bamwe, atari wowe wenyine. Mwese muhagurukira mwe muti turabyanze. Mwabyanga gute ubundi? Ubutegetsi bakandamiza, kubwigomekaho mugomba kubwigomekaho. Babahamagare mu nama muti turanze, mukora umuganda turanze. Mwe mudukora ibi ngibi mwadusenyeye, okay, nta kibazo, mwadusenyeye n'abandi bose bari mu mazu bakava mu mazu. Niba muri kudusenyera basi ayo mazu ngaho nimugende muyabemo. Mwese mukimeza kujya hanze, mukabwira ubutegetsi bwa muti ibi muri gukora ntitubishaka, turabyanze. Kudusenyera turabyanze. Ibyo ntabwo bigomba gukorwa n'abasenyewe, kuko niba basenyeye umuntu ugomba kumenya ko nawe ejo bazagusenyera. Wowe nawe inzu yawe ugihagaze, va mu nzu yawe usange wa wundi usenyewe, naho uri mwese muve mu nzu yawe. Si ngombwa ngo niba uri ku Gisenyi uzi Kigali niba basenyeye Kangondo, oya nimureba hano muhurire muvuge muti turabyanze. Gusenyera abantu ba Kangondo turabyanze, namwe murare hanze, mubwire ubutegetsi muti turabyanze. Ubutegetsi burabigenza gute? Mu by'ukuri niba uko mubona, icyo mugomba gukora niki? Mugomba kwirinda amadesiko y'ibinyoma, abashuka, abahunjarika, abapfuka amaso, abahuma amaso. Sinzi ubutegetsi ni bwiza, sinzi twarabarokoye, sinzi tubakorera ibi ngibi, sinzi. Ayo madesikuru
y'ibinyoma mugomba gutinyuka mukavuga muti turabyanze. Disikuru z'ibinyoma mukavuga muti twebwe turabyanze. Mumenye rwose mubishyire mu bwenge ko guhora murira mubwira abategetsi ko murengana ntacyo bizatumarira. Ibyo mubimenye, guhora tubwira abategetsi ngo turarengana nta kintu bizatumarira. Tuba tubabwira tuti rwose mwebwe mwaradukoze, mwagize ku ntego ya, nicyo tuba turi kubibutsa gusa, nta kindi. Ariko kuvuga ko aricyo bitumarira byo ntacyo. Icyo tugomba kumenya rero, tugomba kumenya ko ubutegetsi bwabangamiye abaturage, bwabangamiye rubanda. Ni ukuri ntabwo njye mbona ko ari ngombwa imbunda. Simbona ko ari ngombwa imbunda. Erega donc nitujya mu mbunda turasanga bari abategetsi bazifite nyinshi. Icyambere cyo bari abategetsi arabashyigikiye babaha imbunda. Twebwe nta mafaranga dufite kugura imbunda bo bafite. Gukuraho ubutegetsi dukoresha imbunda nibyo bigoranye kurusha ko twazikuraho, ko twabukuraho tubuze ngo turanze. Kubera iki? Kubera ko icyambere cyo imbunda zizaduhenda, nta mafaranga dufite. Uwo tugiye kurwana nabo n'imbunda we afite nyinshi kuturenza. Nge numva uko ndi kubitekereza, imbunda ntabwo ariko cyari ikibazo. Bajya ngo niyo ku mwanya nyine wa nyuma nyine kubona nta kundi byagenda. Ariko abaturage bashize hamwe bavuga ati turabyanze, imbunda ntiyaba ngombwa. Imbunda iba ngombwa kubera ko abaturage, hari abaturage bagize ubwoba bwo kuvuga ngo turanze. Ibi byonyine. Kubera iki rero? Nyine umutegetsi yaba afite byinshi akurusha, afite imbunda, afite n'ibindi. Intwaro nyayo rero, intwaro nyayo ni iyihe? Intwaro nyayo ni ukutumvira umutegetsi buhumye. Ntabwo tugomba kumvira abategetsi buhumyi ngo umutegetsi yavuze ngo ubwo ari umutegetsi ubwo ibyo yavuze nuko bigomba kugenda. Oya, tugomba gutinyuka tubwira abategetsi tuti oya. Ntabwo tugomba gukomeza kwemera kugira gute gukandamizwa. Twibaza ikintu kimwe, donc umuntu araje aguhaye, donc azanye ibi bintu avuze ko ari ibiryo, abikugaburiye wumva birasharira, numubirizi ni igikakarubamba kucyumira, mu gihe ubona ibindi birayi, ibitoki, inyama zikaranze neza hariya. Kuki wemera kumira ibisharira ngo nuko bihawe n'umutegetsi? Nta mpamvu n'imwe yo kugira ngo ibi bintu tubyemere. Icyo tugomba kumenya nuko FPR ntago iteze kuzigira ibaduhorera na gatoya ngo nuko mwarize. Ntago FPR zigiriye dohorera abanyarwanda ngo nuko abanyarwanda barize. N'abari hanze y'igihugu babyumve. Ntago FPR izigiriye badohorera ngo nuko mufite za YouTube channel muvugaho amagambo muvuga ngo nabicanyi ngo niki. Ntago ari cyo kizarangiza FPR. Ntago icyo kibazo kizarangiye. Ntago izabadohorera kubera icyo gihe. Abari mu Rwanda ntago izabadohorera kuko muhora muko mu mashyi ngo umwami n'uyu mwibwira ko mumubeshya. Arabizi ko mumubeshya.
ntazigera abadohora, ntabitayeho na gatoya. Ibintu hari abantu bajya gukora amakomenti ku macano yacu nkavuga ngo ni nibyo nyine, bavuga ati umwega muzirwa musakuza, murabona amagambo ari yazakuraho ubutegetsi. Nibyo kugira ngo ubwo butegetsi bubeho bitengerera mu kuvuga, kuko ibyo abantu bagomba gukora nuko tubivuga abantu bose bakabimenya ko ibyo bagomba gukora. Utekereje ko warenganijwe, ugatekereza ko wasenyewe, ntugire uwo ubibwira ngo umbwire akababaro kawe nawe akubwira ke. Nta kuntu mwakwishyira hamwe ngo mufate ibyemezo byo kwanga ibyo. Kugira ngo mubishoboke nuko tubivuga, ukamenya njyewe icyo ntekereza, nkamenya icyo utekereza, nkamenya ko tugomba kumvikana ngo twange, nkamenya ko tubabaye kimwe, nkamenya akaburu kawe ukamenya kanjye, nubwo byaba bitareshya. Nkamenya ko niba bagusenyeye none ejo nanjye bazasenyera, sintegereze ko bazasenyera, nkabyanga hakiri kare batarasenyera, nshingiye kuko wowe bagusenyeye. Ibi tukabyanga. Abari hanze, abashinga amashyaka ya politike, abakora ibyo bakora byose, ntabwo byari bihagije ko birangirira mu kujya tuvuga gusa ngo mu Rwanda Kofi yabuze, mu Rwanda Agnes bamufunze, mu Rwanda Bicaga yahunze, mu Rwanda. Ntabwo ibyo bihagije, ntabwo ari kurwanya ubutegetsi. Rien. Turabivuze nibyo byanamenyekanye, wenda bifite icyo bimereye n'umuntu yiba bamufashe, niba bashaka gutinya kumwica, ariko se tuzakomeza gutyo kugeza ryari? Tugomba guhaguruka twiga icyo dukora kugira ngo ibyo bihagarare. Ntabwo ari iby'aba mu gihugu gusa, si iby'abari hanze gusa. Abanyarwanda twese tugomba kunga ubumwe, tugafata icyo kintu turabyanze. Abantu bari hanze bavuga ko bakize, bareke za pizza murira mu bihugu bitari ibyanyu, mudafite igihugu, ntacyo zimaze. Niba muzapfa mugasiga abana mu bihugu bitari ibyabo, babaye abanyamerika, babaye abanyakanada, babaye abafaransa, ariko nabirabura. Umwana nubwo utamubwira ko icyo wahunze, umubwira impamvu uri aho ngaho, nubwo utamwigisha ikinyarwanda ngo amenye ko, nubwo utamubwira ko azibaza icyo ari cyo, kuki ndi mu bantu bavuga igifaransa nsanya, ese njye nkomoka he? Abana bacu, abana banyu bazabyibaza. Niba mudafite n'ubwenge bwo kubabwira, bo bazabyibaza. Mugomba kugira iyo initiative yo kubibabwira hakiri kare, mukabasonera amateka y'igihugu cyanyu hakiri kare, mukabakundisha igihugu cyanyu hakiri kare. Ejo wapfa agakomeza umujyo w'urimo. Urambwira ute ko uri guhatana uyu munsi uvuga ko ushaka igihugu, washinze ishyaka, mu gihe umwana wawe atazi no kuvuga ikinyarwanda, atazi umuco w'igihugu cye, atazi ko ari n'umunyarwanda? Tugatanga impamvu zidafite ishingiro ngo twirwa mu kazi, tuba turi muri ibi. Ntibishoboka ibyo ngibyo, ntabwo bifata. Kuko umwana wawe niba uri nyina umuha ibere, ugomba kumuha ibere. Uwo kumubwira mu kinyarwanda uti fata ibere mwana wanjye, umwana icyo kinyarwanda azacyumva. Hari imyaka yamaze atarajya mu ishuri, atarajya imyaka yo kujya mu ishuri. Umwana ubwira uti nzanira cya gikombe, azakizana ari igikombe. Najya mu ishuri bambwire ko iki gikombe uko cyitwa mu Gifaransa. Nzanira iriya bido abimenye, menye ko ari ibido. Najya mu ishuri bambwira bati iriya bido yitwa iki. Si ngombwa ko umwana ajya kwiga ikinyarwanda nk'uko ajya mu ishuri. We muganiri do kuva akivuka, mubwira ikinyarwanda. Ataramenya kuvuga akiri mwene ibere mwana wanjye. Atangiye gutambuka gukambakamba, garuka mwana wanjye. Si ngombwa kumubwira ngo veni. Ibyo si ngombwa, ibyo afite ahazabimenyera, kuko ari ahantu babivuga. Mubwire ko agaruke, garuka. Ntabwo ari ngombwa kumubwira veni, si ngombwa. Umwana azajya mu ishuri azi ikinyarwanda, s'il vous plaît.
nujya mu kazi ukava mu kazi ukaza ukamuhibere mubwira ikinyarwanda, nugera mu rugo umubwira bonjour musuze mu kinyarwanda, uraho mwana wanjye, wiriwe mwana wanjye. Umwana ntago azabimenya. Umwana utazi no kuvuga ngo mwiriwe, wambwira ngo ibyo ngibyo ni ukubera ko aba mu ishuri nawe ukaba mu kazi. Ntimuba mu rugo se, nataha mu rugo ntagiye muba muri kumwe se? None se yakuze azi kuvuga, waramubyaye uhita umushyira mu ishuri ajya kure yawe? Ntago ari byo. Ndabona ikiganiro kibaye kirekire. Icyo tugomba gukora ni iki? Icyo tugomba no kumenya kuvuga ko, no kumenya kuvuga oya, tukikuraho igitugu. Twebwe nk'abaturage twese turenganye kimwe, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, nta hantu badataka. Muraziranye, mufite amatelefone, mutumaneho muvuge muti turabyanze, murebe ko ikibazo kirangira. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi, share, comment, ndabashimira cyane. Kanari bose donc mu minsi mikeya iraba ibaye monetize. Iki cyumweru kirashira ibaye monetize. Nimukomeza kuyibigiramo uruhare rwiza cyane. Mukomeze rero mushyire subscribe, share na comment, mu sharing heshi, kandi inshuti zanyu mubabwire bakora nk'ibyo namwe mwakoze. Murakoze kandi murakarama. Imana ibishimire. Turi kumwe tuzakomeza kuganira igihe cyose. Aha ni kuri Bicaga TV, mugende no ku Mateka Nyakuri TV, murebe ibiganiro biriho turimo gukora bijyanye no guhugura abanyarwanda ku bijyanye no kugira ngo basobanukirwe igihugu cyabo. Uyu munsi twavuze ku bijyanye na batanu batumwe nuko bahageze. Mukurikire rero ikiganiro twakoze ku Mateka Nyakuri TV, munagikurikira none ku Kandoyi TV. Murakoze kandi Imana ibishimire. Merci.